Reka mutangiye filime yacu dutangiye n'abagabo babiri basinze. Nuko muri ako kanya icyogajuru cyaje hejuru yabo. Umwe aba arakibonye. Atangiye kubyutsa mugenzi we ati byuka, byuka. Byuka ari ikintu cyaduteye. Ubwo mugabo akumya kwijijisha. Muri ako kanya cya cyogajuru havuyemo alien imwe. Muri ako kanya ibihamagaye izindi ebyiri nazo ziramanuka. Ko ari ikintu ziba zaje gusa cingaho. Wa mugafata kamera agiye gukamera. Aba yibagiye kuzimya urumuri. Ziba zumvisha umuntu zikamiye. Ziba zirabuze na cya cyogajuru. Nuko muri ako kanya abona ari ikintu zitaye hasi. Wa mugabo yitegereje neza abona ni ikaramu idasanzwe. Nuko muri ako kanya bataba dusubizanye inyuma kugira batwereke ukuntu uyu mugabo yisanze ari kujya atore ikaramu ya alien. Ubundi musore baba bamwita Rihuna. Aba ari umusore ukora nyine ukora cyane tutaragoringa ariko anushushanya ako abakora akazi ariko atabona amafaranga ahagije. Bazi gushushanya ariko aka kazi katamaho amafaranga ahagije. Umwana akarangiza gukora abantu yarangiza kamuhemba. Muri ako kanya umuntu waparitse kumbi n'umukire wo muri ako gace bari kumwe naho zari shere wiwe. Karangije amujya bitesha biteguye n'ahanga mubwira. Nuko atangiye gukira wa mukobwa avuga ati dore nawe ngo wari ufite shere. Uranishere gute wari ufite? Akantu kameze nk'akaryanwa kabwa aba munajya amafaranga. Ati kiragenda wibereho. Kwa musore abarazata amafaranga nariri arangira akama. Arabyirengagiza no kurangiza afata bagarata nta mutima mu wabagira kumugutaha ariko yibuka byamubayeho abatuye imodoka umujinya irangirika no ko yaratahageze hafi muri quartier hasamuka iskariye taha nyine nk'umuntu wese uvuye mu kazi ageze hafi no mu rugo abakubitanye na landlord atanya kumbya ati nyishyura amezi abiri yose ndimo nuko abaramwishyura nuko arangije landlord aravuga ati tudufaranga umaye ni dukeya tuwakona ugenda kandi wishyira ibice bice yatihangana n'inzago ukweze gutaha. Nuko ndarangije avuga ati uri ikigo jya wamuteye igicupa nuko nawe abaragifasha ajya kukimutera. Uri kwibaza turi musore yigeze akimutera umusore ahubwo yase agifata gikubita hasi ni yakimutera kuko aba yubaha abantu. Kangije atangira kwitotomba yitunganyira ubuzima. Nyirinzu nyirana akamujomba mu nkuru urabizi byaba nyiri byondo. Nuko muri ako kanya Rihuna atajya kuri galeri ajya kureba umuntu ushinzwe kwamamaza ibishushanyo ko byabandi tumumanika neza. Bambye ati acyagera bambye ati nanjye amafaranga yo ku kwezi arangije aramo ati iyo amafaranga ukurura umuntu nkawe umugabo. Nuko Rihuna bambye ati nanjye nakumva nagerageje. Kanjije arazamuka bazamukana iskariye ajya kumwereka ibishushanyo byiwe aho bigeze. Tiri ibishushanyo ukora erega kibazo nago abakiriya babikunda. Ati serie rega nanjye mfite ibibazo byanjye by'ingenzi. Ati bya serie shira wanjye yahuye n'ibibazo by'impanuka dore nagabona. Ati kandi ni ikibazo kiri serie naga ari ibintu byo gukira. Nuko shira waba yitwa Tiani. Kurabye ati ese ni gutukundana n'abantu bimu. Ati reba ubukene ufite urangiza ukigira ka bakobwa nk'ibimu. Shaka abantu bazima arabye ati reba nk'ishushanyo washushanyije. Ati reba nk'ibijumba washushanyije. Uko mbirebye itaconja. Ati n'ubwo ndi kumva inzara isinyica. Nuko arangije ariko bitaragenda Tiani nabo abakora akazi ko gukora massage ariko ako kazi kuko abatabona nyine ari abantu baba profitiramo bakamukuta gatafari bamwiyenzaho ibiga bikunda kumwenza. Muri ako kanya kumbi Rihuna abari kubareba bagisoka ari abahoreshe ari bavuga barikanga bagira umujinya bati mwumvishe ute? Ati byo mukora nawe no kuko abaye uko muri ako kanya baratangiye kumukubita bamukubita ingumi bose baramwataka. Nuko nimugoroba Rihuna Tiani atanya kumbya ati ntugakunde kungwana bigeze hari tujye wihangana. Ati reka n'ibibazo by'amafaranga ariko bizagera bikimwe. Ko Tiani yambye ati ndagukunda. Undi nawe avuga ati hari imana mufitiye. Arangije araza kumbe n'udukweta aba yamugura yambye ati koko tajya no kubyinana bishimirana. Kumara ko kanya agiye kumaka bizo Tiani yambye ati ariko ari umuntu ndi kumva. Ati ninde? Ati n'umushuti wacu ariko nari ati n'umushuti wanjye nari rwose. Abara mubye ati shurwo rusura rwa bundi wanyiherekanye ko muhati yanya baravuze ati nabona kwa kabisa rere. Muri ako kanya bagenda gusindira hejuru y'inzu. Nuko nimugoroba bamaze kunywa barasinda hejuru yabo hari ikintu cyaje cy'spaceship. Nuko abyutsa mugenzi we ati byuka byuka. Rihuna abyutsa mugenzi we ati byuka byuka utabara. Muri ako kanya cy'spaceship hari alien zavuyemo kumbi ntago ari imwe aba ari eshatu ko hari ikintu ziba ziri gushakiraho. Muri ako kanya Rihuna bafashe phone agiye gukamera bayibagiye kuzimya umurabyo abarazikamiye ziba zirabuze nacyo cyogajuru.
muri ako kanya kubura abona ari ikintu zataye, aregera arebye neza abona ni ikaramu idasanzwe ya Kelly yaka. Nuko mu gitondo arabyirengagiza abibwira mugenzi we mu gitondo ati uzi ibintu nabonye, sinabonye icyogajuru, atari ko wari wasinze ahubwo ni mpamvu. Ati oya nakibonye, undi arambwira ati wari wasinze, ati ibyo ngibyo aho gusha gusanga ari illusion wagiye ubona kuko nyine twari twasinze. Ati ntukavuge ibintu by'amahomvu bigeza nkawe, ati kuko wari wasinze nanjye ndakubyumva. Ati ibintu nka bya alien ntago ziba. Ihunde bamugira umusazi niyabitindaho nyine yigarukira mu kazi aza gushushanya abana. Nuko muri ako kanya Kelly iramushirana ababonye yayinde aravuga ati reka aba ariyo nkoresha, arayiconga arangije ashushanya akabuye. Muri ako kanya ibuye riba ribahijyanya ibona ikangama, arongera araza ashushanya pome nayo ibihindutse ya nyayo ribona gumye kwikana ari yumva ni ya nyayo. Ibu arangije barabitse asezerana afata mugenzi we baragenda rero babwira ati sinakubwiye, ati ikaramu isanzwe ati niyo natoye cyagiye n'umugoro, ati byose nibyo nashushanyije bitari byanyatse. Agira ati byanditse birashoboka, ati ariko ntugakine. Bambwira ati reka nshushanye urebe ko ashushanya zahabu Euro 24. Mugenzi we aravuze ati biriya ni ibiki? Nuko ayinaga hasi akinaga yumva hanze mu mutasi kumbe ni nyirinzu. Ati reba ikintu mumubise ku mutwe, ni igiki mumubise, reba amabuye muri gute, arebye neza kumbe niza abarayibitse yigira nka ntacyo aba yari ikomereza. Baba ari ikanze tisimana ushobora gusanga ari ibyanya kuko iyo karamu ishushanya ibyanya ndagurika dushushanye nyinshi zishushanya amazabumbeshe. Tangiye gushushanya ibintu byose kabibyanya, tangiye kupakira inzu yose. Arangije bashushanya abati dushushanya inzu, bakishusha inzu bije muri karitsiye aho ngaho direct iza hagati mu murwa bataza hivuye mu kanya polisi birasha. Tangiye kwibaza ese iyi nzu ibaye ahanga ko ntabwo yahabaga ihageze, nuko batangira gukomanga. Nibone abarabibonye babona ko inzu iri buze kubaraburiza. Nishavuga ati noneho nimba ikaramu yashushanya byashobora no gusiba. Ati kanda aho ngaho urebe n'ibyo bisibika, kumbe ari ahantu ukanda kuri buto ibintu byose bisubira. Polisi bari kwinjira baba baguye hasi. Ati iyi nzu yateye ntabazimu n'ibiki, uko barataba batipa tuze n'ibindi rero ibintu byatukura kadushushanya amafaranga menshi. None turangiza tuyashyigire ya nyayo ufite mugenzi we kugira inama gushushanya amafaranga, arangije azana imibare gusa niyazara ya nyayo. Nuko umutiriho arayafata kuko abaje gushushanya ya nyayo, uko kanya amafaranga y'imenya inzu yose iruzo. Nuko nyirinzu bari gutonganya batanga yavuga ati reko n'umama turanye mutikira inzu apanga ko batari kubundi wo gutubaza ati igihe kigeze cyo kwishyura. Nuko nyirinzu akira ngo baratunguye arebye kuranda abona ihunde ari kumwe na bamushuti we baje bahindutse abakire muri karitsiye batavugirwamo. Baravuga se basaza nabazanye bafu n'amafaranga menshi miliyoni 100. Mushuti wariho natanye kuva aka gace kose twakaguze miliyoni 100 z'amadolari. Nyiri byo ndarikanga yikangamo ati bakine nasuzuguraga bigeze hari ko abaturage bose muri karitsiye bikangamo babona mu modoka enza agezweho riho narangije arayacana ajya mu kandi gace k'abakire aho batuye kandi uwamukira wo muri karitsiye nawe naje aravuga ati aka gace nje gutura bati mutinde nguraze no guteza kwakura bati wisanzaho. None atangiye kuvuga guhirisa avuga ati n'ibishushanyo byo bimutijije, ati ndayishyura kandi muri cash. Tangira kuzana amafaranga arayamena imbere yabo. Nuko uwamukira yatunguye, nuko nimubura babazanye sheri witwa Tiyani agiye kumwereka ahantu baguze. Bati sheri nakubura ahantu heza kigende mwereke. Ati imeze gute? Aha amafaranga nganga wayakuye kijya umwanzuro amubwira. Arangije aba avugije none gusa batangiye ikirori kwinjiza sheri wiwi yaguze abacuranzi yahindutse umukire nyine wa mbere ko sheri w'abatabona baguze mu rugendo musobanura mu nzira yose ibintu byose amusobanura ahantu kuno hameze kuno abantu bose bamwiteguye. Muri ako kanya rero arapfukama aramupropoza, nuko Tiyani arangije arahakana amubwira ati ntabwo byakunda. Nuko Tiyani atangiye kumubwira ati ni gute wakunda umukobwa nkanjye utabona? Ati kandi ari abakobwa beza kandi usigaye uri n'umukire wigeza. Ati ariko ni wowe nzi niho twakundanye imbere nyine n'umukene. Nuko Tiyani aramubwira ati oya dushaka abandi bakobwa beza. Ati ni gute wakundana umukobwa nkanjye w'impunzi? Amafaranga ubundi uri kuyakora? Aramubwira ati rega ni ikaramu mfite, ati ni ikaramu idasanzwe. Nuko umukobwa aramubwira ati
ikaramu idasanzwe ati yikoreho wumva ati ikaramu ikintu cyose ishushanyije kibyanya tiyanyebaye umutekereza ati nanjye nshushanya noneho mpinduke amaso yanjye aze ndebe kuwanya ko mu gitondo araza bane mushuti batangiye gushushanya amaso meza adasanzwe bakiyashushanya amaso abarabuze barashaka barayabura barebye kumva baje urutugu rwa mugenzi wiwe arikanga ati dore amaso aje ku rutugu barangije barayasiba ko babyanduye ko amaso bazika ahitanye mujya bangutse ikindi gitekerezo ahubwo reka tumushushanye no dushushanye isura yiwe anareba ubwo amaso arahita muza uko tangira gushushanya aramushushanya arangije kumushushanya arategereza ko babashize nk'amasaha 2 bari kumushushanya nuko kimwe kumushushanya umukobwa ararambiwe avuga ati mwe gukina ikibidahindutse byanya nuko ari gusohoka ageze ku miryango abarabuze bayinjiye muri cya gishushanyo direct abaragarutse turuka imbere yabo ari kureba noneho byanya ako kanya bikangamo Rihun na Tiani na mushuti we batangira kugenda bagira ubuzima batembera ahantu hatandukanye bagiye ahantu hose trendinga ko baba bafite amafaranga nyine wendetse bakire badasanzwe aragenda Rihun asigaye akora igishushanyo kiwe kimwe gusa kikagura amafaranga adasanzwe batitaye ku Mana atangiye kubona ko uburyo Imana atari ikora gusa ahubwo hakora kwamamara nuko Rihun ibishushanyo bye bikagurwa mu madolari abantu bakomeza sara amafaranga yakorera atangiye kujya terega n'ibishushanyo byanjye nuko tangira kugura mu modoka henze za Benzi nuko bamukobwa kumusera shiro akora iki akambye terega kubona kwanjye banjyanye kwa muganga baramvuza umbe barabifabrice ukuntu kagenda bakamujyana kwa muganga kumbi ari muzima ati uyu muhungu nasanzwe akora ibintu bidasanzwe muri ketse hose kuri wundi agashanya ibintu byose kabyanya amafaranga yo muri banka akabura rimwe na rimwe kushobora ubumenyi bwe nyine budasanzwe kugura big ubushobozi bwo gukora ibintu kanabisiba kwa mukire yatangiye kwibaza ukuntu bigenda avuga ati se irihe banga akoresha bamuti uteye igihe kize bigeze ari ko yahamagara abapolisi ati shaka impamvu umenye ukuntu bya bintu byageze bwira umutipa wo mukire bigeze ari Rihun ko abapolisi batangiye kumuneka bamugenda avuga ati uriya muntu ni umujura ko abapolisi batangiye kujya aho agiye hose Rihun bakamugendaho ko kwanya polisi biraje avuga ati aha ni polisi tuje kuhataka nuko bataka rero namubye ati ni gute usigara umukire bigeze ari niho nabyo yaterega n'ubusoje mfite budasanzwe umugenzi aravuga ati ibi bintu nibyo bituma byajya afite aterega twe dukorana amaje n'ubwo mutabizi twebwe dushushanya ibintu kabibyanyabye tugerageze ati mugerageze muri ako kanya babafanye igishushanyo imodoka ibindutse ya nyayo polisi bikanga bati ni gute baratungurwa nuko nimugoroba bwije cyane Rihun na mushuti we umuntu waje kumiraho wa mukobwa waze ari sheri wa Rihun usigaye bana na wa mukire araza n'ubyo ati tiwe ntakubizi tinsigaye mbayeho nabi kubera we dore nakwanzura umukene rumaze gukira none kuki utanyemera none ubu ko Rihun kugira nk'atamuntu byateranye nanjye nabonye sheri wanjye mwiri ati nanjye waranyenze mbere naragukundaga none dore ubu nuboneye ndi ko atangiye kurama amagambo ati se gutu wabaye mukire bigeza aho natangira kwivamo avuga ati kire bwanjye terega mfite impano nyinshi ngenda nkoresha cicika mbwira ukuntu wabigenje karangije amubye ati kanze nkwereke banga nakoresheje Rihun aba yasinze nijoro amubye ati reba kakana atakakana niko katumye ngira kumbe mukire aba yateza umukobwa kamera abona ahantu ibanga Rihun igiye gukora amafaranga gana kuri ahantu arikura ngukora ibintu bidasanzwe n'ubutunzi muri ako kanya mu gitondo babonye kuri polisi ati hari imodoka yibye imeze nka indi Rihun yaberetse nimugoroba aravuga ati ubona ashobora kuba ari igisambo utagurika dusuye tugiye kumufata muri ako kanya baraza bahagera bati ya modoka wari wayibye ati none imba ari ibyanya titwereke ikintu akoresheje ushushanya ko Rihun araza fungura sefu yagiye kubereka gifungura rebemo funguye afunguka funguye ati murebemo ikaramu niyo nkoresha barebye barayibuze bikangamo kumbi wa mukire yakaramu aba yayibye akimara kubibona barishimye amara bagasima tangiye gushushanya ikintu kidasanzwe ushushanya ikigo kidasanzwe iki urwamo ubushakashatsi zati none ngiye cyo kuyobora isi nona ushushanya amazu ya kera y'ibwami adasanzwe nyine koze muri zahabu nuko bafashe kagakobwa nakavuga ati nawe uca kugushanya ngatumubura anjye avuga ati reka nze kingiranwa n'umukobwa nk'uyu mu Miss ugezweho mwiza cyane ku isi
muri ako kanya mu minsi w'isi baramushimusa amushushanyije abaje aho ngaho. Muri ako kanya igiye kumbera umugore. Ako kanya polisi birahageze ati ibyo bintu bihagarike, ati ibintu uri gukora ntabwo byemewe n'amategeko. Abapolisi bari kumubuza nyine tu. Muri ako kanya wa mugabo baraje arabigeraho ati nta n'umwe ufite ubushobozi, ati nawe ni umugore wanjye nawe nazanye, mwibwira ngo nigeze niba nawe minsi w'isi. Ubu batangira gushushanya avuga ati tuze none dukora ibintu birenze tubereke ibyo tubakorera. Barashushanya igitwaro kidasanzwe. mu kanya bashushanyije icyogajuru, ko n'icyogajuru kiba kivuyemo za alien. Ko barangije bigera ari unavuga ati wowe wodotwara ikaramu, ikaramu yaciri mu cya kigabo kiba cyakoze n'intwari idasanzwe yica za alien. Muri ako kanya barebesha mu baturage bati kaze tubicisha kanya alien ziba ziragifashe cya gitwaro zirakiguna ko ziba zifite imbaraga zidasanzwe. Baramufasha bamuvana bamutera hejuru ku hasi, alien zirongera ziramufata zimukora ubufindo. Bazirangiza zinaka ya karamu zirababara cyane bati no wowe twibe kumbi karamu ati ndo yiguha ikire yacu. Nuko ribona baraje avuga ati rega ninjye wayijyanye, ati ninjye wayijyanye cyagiye nimugoroba, ati ninjye wari kubakomera ndanje ndabiboneye mbadayijyanye. Alien zikanje avuga ati ni wayijyanye, ati gute se ufati ibintu bitari byo byazari, ati ibintu byose ngiye kubirimbura. Iyo narazatari kumbere ko mujyana iyo karamu reka mbasabe ikintu kimwe, ati mwatse ibintu byose mukabisuza uko byahoze, mukoresheje iyo karamu mugasiba ibintu byose bigasubira nka mbere. Kuza alien ifata ibintu byose itangira kubikanda n'usubira inyuma, ibintu byose uko byari bimeze kera na kera. Wa mukobwa yahinduka impumyi, handi ribona yari umukira atangira kwambara ubusa. Abantu bose bari bambaye ibintu bigezweho by'amazahabu gusa, kubera ya karamu batangira gusubira inyuma. Ibidege n'ibitwara bya kirimbuzi byose irimo ziri gukanda na bwa bwato bwazo bawuriyemo. Cyo gute tuzi ubwato bwanyu. Jesu yavuze ati umuhungu yaradukina, gute adukina, ati turi abana. Ndabona abana basigaye bagira ko alien zirarakara zitangira gusha imbaraga zidasanzwe zirabura. Muri ako kanya polisi ibifunze cya kigabo, nta mukobwa yisanga handi yaravuye. Bazavuga ati rero urakoze kuba bidufashijemo. Akwa mukobwa nawe yagindutse impumyi yasubiye kuba impumyi nk'uko byahoze. Kwa mukobwa ndakundaga nariho araza aramujya amusaba imbabazi. Ko rero ni kakashoti kazi yaho barangije barataha. Umuhungu w'umushuti nawe yarabonye umusheri. Naca akaba ari kugenze bayikunze ushaka na subscribe yatubagezeho n'izindi nziza zirenze n'izi tugiye kubagezaho ibyiza gusa muri iyi minsi. Nkasoza mbabwira ngo see you next time.